Refuge TV ubuhungiro. Iyi mwumva ni televiziyo ya Minisiteri Yera Mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church. Ndagarutse bene data kugira ngo dukomeze dusubukure kandi dusoze za nyigisho zigereranya Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma. Adamu wa mbere akaba ari wa wundi usanzwe azwi, Imana yaremye bwa mbere. Adamu wa nyuma akaba ari Yesu Kristo. Noneho rero ubushize hari isomo naberetsemo ukuntu Adamu wa mbere yazanye urupfu, hanyuma Adamu wa nyuma azana ubugingo. Urupfu rwageze kuri bose ruvuye kuri Adamu wa mbere, ni nako ubugingo bwageze kuri bose no gucindishirizwa bivuye kuri Adamu wa nyuma. Ahandi indi video mbereka ukuntu ukutumvira kwa Adamu wa mbere ariko nagereranyije no kutizera kwa Adamu wa mbere kwatumye habaho icyaha kinjira mu buzima bw'abantu, ariko kumvira kwa Adamu wa nyuma ari Yesu Kristo kwatumye habaho gukiranuka. Noneho abantu batangira no kwizera muri Yesu Kristo, biza gutanga ubwoko bubiri bw'abizera. Habaho abizera batazi Yesu Kristo, ari bo bizeye Imana ari nk'abagaragu. Haza no kubaho abizeye Imana muri Yesu Kristo, bo bahinduwe abana b'Imana. Mu bizeye batazi Yesu Kristo twaje kubona ko harimo igice cy'abitwa abakebwe. Mu by'ukuri tukaba tubasanga mu madini abiri, mu idini rya Kiyahudi n'idini rya Kisilamu. Abo ngabo akaba ari urubyaro direct rukomoka kuri Aburahamu. Noneho tukaza gusanga ko urwo rubyaro rufite umurageho isi yose. Turaza kongera kubibona muri kano kanya muri isomo ry'uno munsi. Tukabona rero yuko muri abo ngabo bizera nka Aburahamu harimo abakebwe bari mu madini abiri, ariko harimo n'abatarakebwe bo baturuka mu yandi mahanga yose batagira umuhango wo gukebwa. Abo rero nabo Imana yabagiriye ubuntu, nabo irabatsindishiriza, nabo ibaha ubugingo, abakebwe n'abatakebwe, ibitewe gusa nuko bafite ukwizera nko kwa Aburahamu. Noneho abadafite gukebwa tuza kubona yuko babikomora kuko mu isezerano rishya rya kabiri Imana yavuze ngo yashyize amategeko yayo mu bantu bose kugira ngo izabone mu by'ukuri ukuntu ibacira imanza cyangwa se ibagirira ubuntu ikurikije ayo mategeko yashyize mu mitima yabo. Ariko iravuga mu Baheburayo, ivuga ko itazongera kwibuka ibyaha byabo ukundi. Noneho rero abo ngabo Imana itibuka ibyaha byabo ukundi kubera ko yashyize amategeko mu mutima wabo. Iyo bakoze ibintu byiza bijyanye na morali, mu by'ukuri bijyanye n'uko bumvise amategeko mu mutima wabo, ko bari basobanukiwe, abo ngabo na Imana izabaha ubugingo, izabacindishiriza ititaye kuko batayimenye cyangwa se batazi Yesu Kristo. Kuko kumenya Imana no kumenya Yesu Kristo bituruka mu ishurirwa. Umuntu utaribonye ntabwo Imana izamubaza icyo itamuhaye. Ngo abazi byinshi babazwa byinshi, abahawe byinshi bakabazwa byinshi. Rero wakwibaza rero noneho abo bantu bazagira ubugingo bw'iteka mu by'ukuri ko numva abari mu inzego, harimo urwego rwo hejuru n'urw'abana b'Imana, harimo urwego rwo munsi n'urw'abagaragu, harimo n'urwego rwo munsi y'abagaragu. Ahubwo abo ngabo mu by'ukuri batigeze bamenya Imana, batigeze bamenya uburyo bwo kuyisenga kuko batigeze bagira amategeko. Abo ngabo bagize amategeko mu mutima wabo batazi niko ari n'Imana yashyizemo. Abo bantu bose bazajya kuba mu bugingo bw'iteka hamwe. Oya, hari indirimbo rero y'abarokore, ndakeka ari mu ndirimbo zo gushimisha, yo muri magana atatu mirongo icyenda na gatandatu. Ntabwo nzi kuririmba neza cyane ariko nzi gucuranga. Ariko rero kubera ko nshaka kubabwira iby'iyi ndirimbo ntabwo nacuranga, amanota niwe yababwira indirimbo iyo ariyo. Nivuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakirira. Ni hehe abizera bazajya kuba, muri iyi si ntaho tuzakirira. Ntabwo nkomeza kwiririmba ariko ndagira ngo mbereke ko iki kibazo cy'aho abizera bazajya kuba
wahimbye iriya ndirimbo we yavuze ko bazajya mu ijuru gusa. Njyewe rero maze gusoma, ngiye kubasomera mu ijambo ry'Imana mbereke ko abizera aho bazajya kuba ntabwo ari mu ijuru bose. Bamwe bazajya mu ijuru, abandi ntabwo bazajya mu ijuru. Icyo nacyo ubushize hari umuntu akibwiye arambwira ati ye, ariko ibintu uvuga byose ahasigaye menya ari bishyashya gusa. Ntabwo ari bishyashya ibintu mvuga, ahubwo ibintu mvuga biri mu ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagiye basoma bakabisimbuka. Nanjye rero nsomye nkajya ntangara, ngatangazwa n'ukuntu ibintu mbaza imyaka myinshi mu itorero, kuki ibi bintu nanjye ntari mbizi. Nza gusanga ibyiza ari uko abantu babwira abandi ijambo ry'Imana uko riri, uko ryanditse, batitaye kuvuga ngo nitubwira abantu kuri kw'ijambo ngo bazakora ibyaha. Oya, mbona ko Imana atari umuswa wandikishije ijambo ryayo ngo rigere ku bantu uko yaryandikishije. Niyo mpamvu rero nanjye naze gusoma ndatangara. Nk'uko muri Bibiliya nta hantu handitse ngo ubutatu bwera cyangwa ubutatu butagatifu, ni nk'uko no muri Bibiliya nta hantu handitse ngo abizera barimo ibyiciro bitatu cyangwa se bitatu navuze. Oya, ntaho byanditse gutyo ngo abizera, ariko wabareba mu ijambo ukaza kubona yuko ibyiciro birimo. Nk'uko tutigeze tubona handitse ngo Imana irimo ubutatu butagatifu, ahubwo tukaza kubona ko hariho Imana Data, hakaba Umwana na Mwuka Wera, Data na Mwana na Mwuka Wera. Twebwe akaba ariko tuza kuvuga ngo burya Imana irimo ubutatu, irimo ubutatu bwera. Naho rero ni kimwe gusa, sinzi impamvu abandi batabibonye kare ngo babyigishe hakiri kare, ariko igihe biziye cyose ubwo n'iki gihe Imana yashakira ko mubimenya. Rero nibajije ni hehe abizera bazajya kuba mbikuye muri iriya ndirimbo, ariko indirimbo yanyibukije gusa ko biriho. Rero hari abizera b'abana, abo bazajya kuba hehe? Tujye kuhareba. Turahera gusoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kujya kwa 3. Haranditse ni Yesu abwira intumwa ze ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Iri ngiri ni isezerano Yesu yabwiye intumwa ze. Ni ukuvuga ngo ni isezerano yabwiye abamwizeye. Iri ntabwo ari isezerano Yesu yabwiye abafarisayo b'icyo gihe. Iri ntabwo ari isezerano Yesu yabwiye abantu bizeye Imana mu isezerano rya kera batari bamuzi, kuko arababwiye ngo ni mu nzu ya Data. Abantu bo mu isezerano rya kera ntabwo bitaga Imana Data, ngo ni mu nzu ya Data, ngo harimo amazu menshi. Ahangaha nanone abantu bajya babwira abandi ngo iyo badatanze icya cumi n'amaturo ngo ntibubake inzu yabo mu ijuru, ni ibinyoma. Ababwiye ko mu nzu ya se harimo andi mazu yarangije kubakwa. Ntabwo rero azubakwa n'iminani n'imisoro abanyanda nini bo mu itorero badusoresha. Donc ngo iyaba adahari yari kubabwira, iyo ayo mazu menshi yo kwa se mu ijuru atarahari yari kubabwira ngo ariko ngo agiye kubategurira aho bazaba ubwabo. Ni ukuvuga ngo niba muri kino gihe tukiri mu isi tutari twagera mu ijuru, hari no gutegura ayo mazu. Ntabwo ategurwa n'ibyacumi byacu, ntabwo ategurwa n'amafaranga dutanga kugira ngo abafite inda nini bayimirire, ahubwo Yesu yavuze ko ari we agiye gukora ako kazi ko kuyategura. Rero ntabwo ari byiza yuko abantu bafite inda yabaruse bazajya babeshya abana b'Imana ngo nibabaha utwabo batubasoromemo ngo kugira ngo bari kubaka inzu bazabamo mu ijuru. Izo nzu dore Yesu yabwiye intumwa ze ngo zirahari ubusanzwe, icyakora agiye kubategurira hawo, ariko ntabwo ari bo bari bababwiye ngo ndagiye muzasigara mutegura inzu zanyu hano ku isi muzaza kubamo mu ijuru. Ntabwo ari byo. Abantu bajya basoma ijambo ry'Imana bakareka kwiba abandi. Ngo kandi ubwo ngiye rero kubategurira hanyu, Yesu n'ugiye gutegura, ntabwo ari twebwe dusigara dutegura, ngo azagaruka, ngo nzagaruka mbajyane iwanjye kwa Yesu, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Murumva yuko iri sezerano ryo kuzajya mu ijuru rirahari, ryahawe intumwa n'abazazikomokaho nuko mbibona, ariko ntabwo ryahawe abantu batizera Yesu, kandi ntabwo ryahawe abantu bo mu isezerano rya kera, kuko abantu bo mu isezerano rya kera ntabwo ari abana b'Imana mu by'ukuri. Rero muri Petero, ibaruwa ya mbere ya Petero mu gice cya mbere uhereye ku 3 kugera ku 5, aho haranditse ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se wa Yesu Kristo,
ngo ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri. Eh? Twavutse ubwa kabiri ku Mana, twari twayibonye ahandi, ngo nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, ngo kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Donc, twavutse ku Mana, turi abana b'Imana, twavutse bwa kabiri. Noneho rero ku murongo wa kane, ngo tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ngo ari wo namwe ngo mwabikiwe hehe mu ijuru, ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, ngo murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nuvuga mu gihe cy'imperuka, aka ntabwo ari agakiza kadasanzwe, nuvuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu baba abana b'Imana bazagaragara noneho basa nka Yesu Kristo. Niko avuga ngo ibizahishurwa mu gihe cy'imperuka. Icyo gihe cy'imperuka abana b'Imana bazahishurwa, ngo babitewe n'uko barinzwe n'imbaraga z'Imana kandi baheshwa no kwizera, bavutse bwa kabiri. Urumva ko Petero nanone ari guhamya ko abantu bazajya mu ijuru ni abana b'Imana gusa. Ni ukuvuga umwana w'Imana abaho ryari, twari twabibonye muri Yohana yuko ni abantu bizeye Yesu Kristo, noneho Imana yahaye uburenganzira bwo guhinduka abana b'Imana. Abantu bamenye izina rye bakamwizera. Izina rya Yesu Kristo riravuga ngo Yesu niwe mukiza. Ni ukuvuga bivuga ngo Imana niyo mukiza. Yehowa, iriya ya ni ya Yehowa. Noneho suyu ukurikiyeho cyangwa Yeshuwa bikurikiyeho ni ukuvuga umukiza. Ni ukuvuga ngo Yehowa niwe mukiza, niryo zina rya Yesu Kristo. Abantu rero b'Abisirayeli bamenye yuko Yesu ari Yehowa waje. Niyo mpamvu bavuga ngo ababimenye izina rye bakaryizera, bakizera Yehowa waje muri Yesu mu muntu, ngo bahawe uburenganzira bwo kuvuka ku Mana, baba abana b'Imana, ngo ntibavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore, bavutse ku bushake bw'Imana gusa. Abo rero ni ngombwa yuko Yesu ababwira ati muzaze mbajyane iwanjye, aho nzaba ndi namwe niho muzajya kuba. Abo bazajya mu ijuru. Noneho mu Bafilipi 3:20 kugera kuri 21, aho haranditse ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, ngo niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, ngo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Ni ukuvuga ngo mu Bafilipi Pawulo arongera guhamya yuko imibiri yacu izahinduka tugasa na Yesu Kristo, kandi ko iwacu nanone ari mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari abantu bose basezeranyijwe kujya mu ijuru, ntabwo ari bose. Ni abizera muri Yesu Kristo bonyine nibo bafite isezerano ryo kujya mu ijuru. Ariko kugira ubugingo bw'iteka bwo ntabwo ari abazajya mu ijuru gusa bonyine babufite. Twamaze kubona abandi bantu bazagira ubugingo bw'iteka atari abana b'Imana, donc bo bazajya he rero? Turacyavuga gusa abazajya mu ijuru. Muri Matayo 5 ku murongo wa 3, wa 6, wa 7 no kuza ku 12, giye kubabwira abantu Yesu avuga ko bahirwa, ariko ukaza gusanga abo bantu bo mu guhirwa kwabo bageneye kuzajya mu ijuru. Ku murongo wa 3 haranditse ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abo bazajya mu ijuru, kuko mu by'ukuri ubwami bwo mu ijuru buri mu ijuru niho Imana ituye. Ariko mu isengesho rya Data wa twese, Imana ishaka ubwami bwo mu ijuru buzaza no gutura ku isi, kandi bwagombye gutangira kuba ku isi nk'uko bubaho mu ijuru. Ariko tuzi ko ibyo bintu byo uko ububa ku isi nk'uko buba mu ijuru bitari byatungana neza. Hari igihe rero bizatungana. Aba rero bahirwa ba mbere bakenewe ku mitima, ngo bazagira ubwami bwabo mu ijuru. Noneho ku murongo wa 6 ngo hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Gukiranuka kuri kuvugwa hano ni kwa kundi gutanga no kwizera Yesu Kristo. Ntabwo ari gukiranuka k'umuntu n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe bwo gukurikiza amategeko. Oya, aba rero bafite gukiranuka, bafite inyota yo gukiranuka, baguhabwa no kwizera muri Yesu Kristo. Abo barahazwa bakitwa abakiranutsi, nta kindi bakoze uretse kwizera Yesu Kristo. Uretse ko twabonye ko mu masomo abanza twabonye ko hari n'abandi bantu bazahabwa gukiranuka by'ubuntu bo bitaranyurije mu kwizera Yesu Kristo. Gusa abangaba bakiranuka banyuze muri Yesu Kristo
nibo bafite isezerano ryo kuba bazajya kuba mu ijuru. Abazahabwa gukiranuka k'ubuntu batabinyujije mu kwizera, bo nta garanti y'uko bazajya mu ijuru, ariko aho bazaba turahabona mu kanya. Ku murongo wa munani ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Twavuze yuko Imana iba mu ijuru. Ikindi tuvuga ko Imana nta muntu wayibona, niko yavuze, ariko kugira ngo ube wayibona ni uko ugomba kugira kamere nk'iyayo, ni uko ugomba kubanza ukasa nkayo. Igihe rero cy'imperuka Petero yari yabivuze ngo tuzahindurwa ukundi, hanyuma imibiri yacu ihindurwe ise n'iya Yesu Kristo, na Pawulo yari yabivuze. Noneho nimara guhinduka asa n'iya Yesu Kristo, nibwo bishoboka yuko abana b'Imana bashaka kuzabona Imana mu maso, kandi harabonetse ngo tuzabona Imana amaso ku maso. Rero mbere abayibonaga barapfaga bakiri abantu, ariko abantu bamaze kuba Imana ntabwo bazapfa icyo gihe. Ibi byo kuvuga ngo ubonye Imana wapfa byabwiwe Mose, kandi Mose ni umuntu ukomeye cyane, ariko abana b'Imana bo bazagera igihe babona Imana amaso ku maso, kubera ko bazaba basa na Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo asa n'Imana. Hino rero abo rero bazayikura hehe? Ni mu ijuru. Ku murongo wa 9 wahirwa abakiranura, ni ukuvuga abantu batanga amahoro mu bandi, abantu bakiranura abandi, bo bazitwa abana b'Imana. Abana b'Imana nanone twumvise yuko iwabo ni mu ijuru, kuko niho kwasi. Umurongo wa 10 ngo hahirwa abarenganyizwa gukiranuka, ngo abo nabo bazabona ubwami bwabo mu ijuru, kuko ubwami bwabo bwo mu ijuru ari ubwabo. N'umurongo wa 11 ngo namwe muzahirwa, ariko ubwira intumwa ze noneho ngo namwe muzahirwa niba batuka bakabarenganya, ngo bakababeshyira ibibi byinshi cyane babahora Yesu Kristo, baba bamuhora. Ngo muzanezerwe mwishime cyane, kuko ingororano yanyu yabo bazahorwa Yesu ni nyinshi hehe? Ntabwo ari ku isi, ni mu ijuru. Ngo nuko barenganyije abahanuzi. Aha ngaha amaze kukwereka icyiciro cy'ababandi bizera mu rwego rwo kuba abana b'Imana, bo bidasubirwaho, nibo bonyine bafite isezerano ryo kuzabaho iteka mu ijuru. Abandi bandi rero, ba bandi bafite ubugingo bw'iteka ariko atari abana b'Imana, ba bandi b'abagaragu bafite ubugingo bw'iteka batsindishirizwa nabo, ariko atari abana b'Imana, dore ngibi byabo bo bazajya kuba ku isi. Ariko tubanze tubisome, tusomye muri Yohana mu gice cya 8 ku murongo wa 35-36. Yohana 8:36 haranditse ngo imbata ntiba mu rugo iteka, ngo ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Ku murongo wa 36 ngo nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ni ukuvuga umwana naba batura nibwo muzava mu bubata, mukaza kugira ubushobozi bwo kuzaba mu rugo rwa data iteka ryose, mu rugo rw'Imana iteka ryose. Aha Yesu yari ari kubwira Abayisiraheli mu by'ukuri batamwizeraga, bari bavuga ngo n'abana ba Aburahamu, bavugaga ngo ntabwo babaswe ngo n'ikintu icyo ari cyo cyose, ntibigeze bahimbata y'uwo ari we wese. Kababwira ati mubaswe n'icyaha, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, mubaswe n'amategeko. Hanyuma rero abangaba babwira ngo imbata ntabwo ishobora kuba mu rugo rwa se. Urugo rw'Imana ari rwo rwa se yavugaga, urugo rwa shebuja, kuko Imana niyo yari shebuja, bari abagaragu bayo. Ntabwo hari ku isi, ntabwo ari muri Isiraheli. Nta nubwo yavugaga mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo yababwiye yuko igihe cyo kujya mu ijuru, imbata abitwa abagaragu b'Imana batazigera baguma mu rugo rw'Imana igihe cyose. Ubwo rero bashobora kuzageramo, ariko Yesu avuze yuko niyo banageramo hari impamvu zizatumye zibajyana. Njyewe njya ntekereza ko izo mpamvu ari ukujya gutaha ubukwe bwa Yesu n'umugeni we n'itorero n'abamwizeye. Bityo abo bantu bakazaba bagiye gutaha ubukwe, kuko ubukwe bwose bugira ababutahano. Noneho ariko ntibazagumeyo nyuma y'ubukwe burangiye, bakagaruka gutura iwabo ku isi. Tugiye kureba ko bazatura ku isi, nibyo byanditse nanone mu ijambo ry'Imana, cyane cyane byo mu isezerano rishya. Aho haranditse mu byahishuwe igice cya 21, reka nsome mbere ku murongo wa 1 ngere ku wa 4. Haranditse ngo hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rya mbere n'isi ya mbere ngo byari byavuyeho, nta n'inyanja yari ikiriho. Nuko mbona umurwa w'Imana ari wo Yerusalemu nshya, umanuka uva mu ijuru ku Mana, wari uteguwe nk'umugeni warimbishijwe agiye gusanganira umukwe. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami
avuga cyane ati, ubu Imana ije gutura hagati mu bantu, ibane nabo maze babe abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izabahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Natwe ngo ntawe uzongera gupfusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere bizaba bivuyeho. Ahantu ho mu byahishuwe hari kuvuga yuko Yerusalemu izaba ari nshya. Mu by'ukuri izaba ari ikintu cyubatse nk'ibuwate, nk'agasanduku, ariko igisanduku kinini cyane ngo y'izahabu. Izamanuka ngo ive mu ijuru ize yitereke ku isi, noneho Imana ize kuba ku isi, ize guturana n'abantu bayo. Ibi ngibi ntekereza yuko umuntu yabigereranya n'igihe cya mileniyumu, bavuga ko ubutegetsi bwa Yesu Kristo buzabera ku isi, kandi umurwa mukuru w'isi ukaba uzaba ari Yerusalemu, ariko akazaba atari Yerusalemu iriya, ahubwo ikazaba ari Yerusalemu yindi izamanuka iva mu ijuru, ngo ikoze mu mazahabu, ifite inkuta badekiriva ukuntu zifite amabuye y'ubwoko bwose burabagirana. Iyo Yerusalemu izaba itagira itara ricaniye uretse Yesu Kristo uzaba ayicaniyemo, kandi urwo rumuri rwa Yesu Kristo ruzaba ruturutse muri Yerusalemu icyo gihe rukaba ruzagera ku isi hose. Rero iyo ni isi nshya izabaho. Iyo si nshya rero izaturwaho n'abantu. Iyo si nshya izaba iturutse mu ijuru, Imana ikaza gutura ku isi, bwa bwami bwo mu ijuru noneho buzaba buje kuba ku isi by'ukuri. Ahantu bavuga ngo nta rupfu ruzongera kubaho, nta kuboroga kuzongera kubaho, ntaki, bihuye na bya bindi twabonye mu isomo ryabanjije muri ino minsi, rivuga yuko Imana izaha muri Adamu wa kabiri, izatsindishiriza abantu, igakuraho urupfu rwaturutse kuri Adamu wa mbere, noneho igashyiraho ubugingo ku buntu. Niyo mpamvu bavuga ngo Imana izazituremo abo bantu, urupfu ruveho byo kuzongera kuba ukundi, noneho kuboroga byo kuzongera kuba ukundi, hanyuma kubabara byo kuzongera kubaho ukundi, kandi Imana izahanagure amarira yabo. Icyo gihe Imana izaba noneho ubwami bwayo bwo mu ijuru bwaje kuba effective, bwaje kuba uburiho mu bifatika ku isi. Noneho Imana ize ibe mu bantu, ni abazaba bagiye kuba mu gihe cy'iteka. Abo bantu bo bazaba bari ku isi nabo mu gihe cy'iteka. Tugera kubireba n'ahandi muri Matayo, Yesu yari yabivuze. Muri Matayo abantu yavuze bahirwa, hari abo yavuze bahirwa ariko ugasanga guhirwa kwabo kuzabaha imibereho mu ijuru. Ahandi yavuze abahirwa ariko guhirwa kwabo kuzabaha imibereho yo ku isi. Dore muri Matayo 5 ndibusome umurongo wa 4 n'uwa 5, nzibuke njye ku murongo wa 7. Ku murongo wa 4 haranditse ngo hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Ntabwo tumaze kubona mu byahishuwe yuko bari abantu bazahozwa amarira iyi munsi Yerusalemu izamanuka iva mu ijuru. Rero Yesu yari yavuze ngo abo bantu barahirwa, abo bashavuye bababaye bafite amarira, ngo bazahozwa kandi bazahozwa n'Imana. Tubonye ko Yerusalemu izava mu ijuru ikaza ku isi, bagahorezwa amarira hehe? Mu ijuru. Bazahorezwa ku isi. Umurongo wa 5 ngo hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazahabwa isi. Mu zindi Bibiliya baravuga neza, gahubwa abagwa neza kuko bazaragwa isi. Ababo ntabwo umurage wabo ari ijuru. Aba bagwa neza reka ngusanishe n'abandi bantu. Muribuka abandi twavuze ko bazahabwa ubugingo bw'iteka, bakajya bakaba mu bwami bw'Imana, ariko batazi Yesu Kristo, ariko batazi n'Imana, babiherewe yuko bagize neza, bagirira neza bagenzi babo, ko basuye abari muri gereza, ko basuye abari barwaye, ko babitse abari bambaye ubusa, ko bagaburiye abari bashonje. Dore ngaba ni abagwa neza. Ngo hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi. Bantu Yesu aravuga ngo nibaze bajye mu bwami bw'Imana, bahawe ubwami bw'Imana, ariko bura bwami bw'Imana n'ubuzaba bwaje kuba ku isi. Ntabwo ari ubwami bw'Imana buzaba buri mu ijuru. Ubwami bw'Imana bwo mu ijuru buzaba bwamanutse bukaza ku isi. Abo bagira neza rero abagwa neza ngo bazahabwa isi. Noneho ku murongo wa 7 ngo hahirwa abanyembabazi. Ba bantu bagiriye bagenzi babo imbabazi, bakabasura muri gereza, bakabagaburira bashonje, bakabambika bambaye ubusa, ngo barahirwa. Ngo kuki? Kuko nabo bazazigirirwa. Nibo Yesu aza kuvuga ati nimuze abita abakiranutsi. Icyo gihe ab'intama bita abakiranutsi.
ati muze kuko data yabageneye kubaha ubwami. Gusa ndashaka kubwira ngo ubwo bwami nubwo mu ijuru buzaba bwaje kuba ku isi, ariko Imana yabagiriye impuhwe kubera iki? Kuko nabo bagiriye abandi impuhwe. Ngo hahirwa abanyembabazi cyangwa abagirira abandi impuhwe, kuko nabo bazazigirirwa. Ibyo byavuzwe nande? Na Yesu Kristo. Rero ikibazo ahari ni uko abantu basoma ibintu noneho ntibashake kubigereranya n'ahandi bivuga muri Bibiliya, kandi ngo bagerageze kubisobanukirwa. Ariko Yesu Kristo yaravuze ngo ibintu avuga niba abantu badashobora kubyumva bagakomeza kubyumva mu migani, nta kamaro bishobora kubagirira. Umuntu usoma ijambo ry'Imana ntarisobanukirwe, nta ijambo ry'Imana rishobora kumumarira. Niyo mpamvu bene data mbingingira kugira ngo musome ijambo ry'Imana kandi mujye mugerageza kuryumva. Noneho rero dusomye ku Baroma igice cya 4 ku murongo wa 13, ngiye kugaruka handi nari nasomye, ariko mbereka yuko abantu bizera mu rwego rw'abagaragu, abantu bizera nka Aburahamu, abantu bizera muri iki cyiciro batizera ari abana b'Imana, abo bahawe umurage wabo ho isi, ntabwo bahawe umurage wabo ho ijuru. Rero haranditse mu Baroma 4 umurongo wa 13 ngo kuko amategeko atari yahesheje Aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose. Iki nicyo nshaka gusobanukirwa, ngo urubyaro rwa Aburahamu rwahawe isezerano y'uko bazaragwa isi yose, ngo babiheshejwe no kwizera, ntabwo babiheshejwe kucyari gutegwa no kwizera, ntabwo babiheshejwe n'amategeko. Ariko icyo ngewe nsimbarayeho hano ntabwo ari iby'amategeko no kwizera. Ndashaka kwereka ko ukwizera kw'aba bantu b'urubyaro rwa Aburahamu, mu rubyaro rwa Aburahamu hakabamo abo kwa Yakobo bitwa abagaragu, mu rubyaro rwa Aburahamu hakabamo idini rya Kiyahudi, hakabamo n'idini rya Kiyisilamu. Noneho ngo abo ngabo bahawe umurageho isi, urubyaro rwa Aburahamu. Ariya ni amadini ariko y'urubyaro nyarubyaro rwa Aburahamu. Bamwe bavuka kuri Ishimayeli, abandi bavuka kuri Isaka, bafite umurage wabo isi. Gira birajya bintangaza bene data. Ntangazwa n'abantu bakunda Isirayeli, bagakunda n'idini rya Kiyahudi, bakabyigisha nk'aho ari idini ry'urugero, ariko ntibigisha idini rya Kiyisilamu. Ni amadini amwe, yose ni amadini aturuka ku bana ba Aburahamu. Ni amadini amwe, bose abayisilamu bavuga ko Yesu ari umuhanuzi, ndetse na Mariya nyina bakamwita umuhanuzi. Ni amadini amwe, sinzi impamvu abakirisitu babaye abafana, bagafana idini ya Kiyahudi ntibafane iya Kiyisilamu. Yombi nta bakirisitu barimo muri aya madini arigize, ni abizera nka Aburahamu. Rero hari aho batubwiye ko mu bizera nka Aburahamu harimo abakebwe, bari muri aya madini, harimo n'abadakebwe. Abadakebwe ni abandi banyamahanga nabo batazi Yesu, ariko bo Imana yashyize amategeko yayo mu mitima yabo kandi bakayabaho nabo mu buryo bwo kugira imbabazi bagenzi babo, no mu buryo bwo kugira imbabazi bagenzi babo, bakabaho mu buryo bwo kugwa neza. Abo bose bagwa muri kategori y'abantu bazahabwa isi ho umurage. Rero bene data kuyavuga siko kuyamara, kandi icy'ingenzi muri izi nyigisho zanjye ni ukugira ngo mpugure imitima yanyu kwakira Yesu ugiye kugaruka. Kuko Yesu ubwo agiye kugaruka agiye gushyira ibintu mu bikorwa. Agiye kugaruka hari abantu koko azajyana mu ijuru b'abana b'Imana barumuna be, agiye gukora ubukwe n'itorero. Agiye kugaruka kandi azatwara muri bari abakiranutsi b'abakurambere ba kera, ariko bo batagiye kuba abageni ba Yesu Kristo, ahubwo bagiye gutaha ubukwe. None se mwe ntimwumva yuko n'iryo shusho ry'ubukwe bwonyine, umukwe n'umugeni, umugeni ni abana b'Imana, umukwe ni Yesu Kristo. None se hari ubukwe bw'itaha? Hari umugeni n'umukwe bitahira ubukwe? Umugeni n'umukwe bagira abantu batahira ubukwe. Aha rero muri aya masomo maze kubabwira muri ibi ngibi, ndabereka ko hari abantu bazataha ubukwe bwa ntama, bazataha ubukwe bwa Yesu Kristo n'itorero. Ndabizi ko abenshi batigeze babyigisha gutya, ariko iki ni igihe kindi. Twatangiye ibihe bishya byo kugaragara kw'abana b'Imana. Ntabwo ushobora kugaragaza abana b'Imana utabanje kugaragaza n'abantu batari abana b'Imana, icyakora bari mu kwizera kandi bazagira ubugingo. Karembe ndecyaha umuntu wese uzajya agira ibibazo ku nyigisho nigisha, mujya munsi y'iyi video mwandikemo ikibazo cyanyu nzajya mbasubiza. Ikindi ndabashimira yuko mukomeza kudukurikirana,
basaba imbabazi kuko kubera akazi no kubera nawe ugize izindi nshingano nsigaye mfite itorero na minisitiri nyoboye, hari ubwo ntabona umwanya wo gukora amavideo buri munsi nk'uko nari nabibasezeranyije, ariko ibyo sinabyitotombera kubera yuko ni Imana yatwaguye. Natangiye nigishiriza kuri televiziyo gusa, nza kubona abantu bashaka yuko dushinga itorero, dushinga na minisitiri, tugakora imirimo wagutse, ariko kuba tukiri mu itangiriro sinshobora kuboneka kuri televiziyo buri munsi nk'uko nabikoraga mbere, ngo mboneke no muri minisitiri nabwo buri munsi nk'uko byari bimeze. Rero mwihangane aho mwagiye mubona buri munsi mutabonye video, ariko nta kindi cyahagaze uretse yuko ahubwo twagutse. N'ahandi rero mudukurikiye mushaka gushyiraho itorero cyangwa serivisi z'itorero n'iza minisiteri yera mpuzamahanga, rwose tubahaye karibu, tubahaye ikaze, tuzabafasha kugira ngo mutangire imirimo nk'iyo ngiyo. Imana ibahe umugisha, turi kumwe, tuzasubira ubutaha. Refuge TV, ubuhungiro. Mumaze kumva televiziyo ya minisiteri yera mpuzamahanga Global Holy Ministries ifatanyije n'itorero ryera mpuzamahanga Global Holy Church.